Ndabashuje cyane umugoroba mwiza kuri mwese. Banyita Dismas, Evangeliste Dismas, abandi bakanyita Pastor Dismas. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Rero mwabonye ko twashinze channel yitwa Ikirugu TV. Ni channel yanjye nabanje gushyiraho ubukwe ndetse n'amateka y'urukundo rwanjye na Aloise. Ku iyi channel yanjye rero murabizi nk'abantu ugiye mbwiriza cyangwa twagiye duhura ahantu hatandukanye, ndagira ngo tujye tunyuzaho ijambo ry'umuremyi wacu cyangwa ijambo ry'Imana, ijambo rifite imbaraga, ijambo rihindura kandi ijambo rirema ibintu bishyashya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo intego y'ubutumwa bwiza akenshi niba idashingiye ku bwami bw'ijuru, iyo ntego bipfuye. Niba ubutumwa duhabwa n'inyigisho duhabwa zidashingiye ku bwami bw'ijuru, byabipfuye. Niyo mpamvu ngira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana kandi ijambo ridafunguye. Hagati aho ngaho hanze aha ngaha abantu bagiye babaha vino ifunguye. Rero ngira ngo tujye tuganira ijambo ridafunguye, tugire ibyo kurya byiza by'Imana, kuko hanze aha harimo haratangwa ubutumwa butagamije ubwami bw'ijuru. Rero ni igihe kugira ngo tujye tuganira, bishurirwe ijambo ry'Imana, ijambo rituruka kw'ijuru, ijambo rifite imbaraga, ijambo rihishuye. Muri Ezekiyeli niho bavuga ngo abantu banjye bararimbutse bazize kutagira ubwenge, ubwo uretse ubwenge nawe nzakureka. Rero nta handi hantu agakiza kaboneka uretse muri Kristo. Rero niba umuvugabutumwa ashobora kubwiriza adashyizemo Kristo, icyo gihe byaba bipfuye. Niyo mpamvu kugira ngo tujye tuvuga Kristo, tumuvuge uko ari, tuvuge n'intego ye ndetse n'icyatumye atwitangira. Imana ishimwe cyane. Ikindi, hari ubuhanuzi buba bugiye buri muri Bibiliya kuba abantu batabisobanukirwa cyaba ari ikibazo. Niba hariho ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, bwo muri Yeremiya, abantu bamumenye. Akaba ubuhanuzi bwo muri Matayo, abantu bamumenye. Akaba ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe, abantu bamumenye. Abantu bazabasha guhishurirwa amabanga y'ubwami bw'ijuru gute kugira ngo bazinjire mu bwami bw'ijuru. Shobora kuzajya mbahishiraho gatoya ku mabanga y'ubwami bw'ijuru, ubundi andi aba nabarangiraho mwayakura. Cyangwa mukaza tugatwigana ijambo ry'Imana mu buryo busesuye, ukabasha kumenya Imana ndetse ukabasha no kumenya umugambi wayo igufiteho muri kino gihe. Amen. Amen. Rero Imana hereye kera kose ifite umugambi wo kugira ngo abantu bayo babane nayo. Ariko kubera icyaha cyagutandukanije n'Imana, Imana yongera kuzana icyo bita religion, aribyo icyo bisobanuye kongera kwihuza. Niwo mugambi w'Imana Bibiliya. Ariko Satani nawe yakomeje kugenda akora cyane. Ariko ko byagera kose mujya mubivuga ko Satani ararwana ariko ntago ari umuneshi. Niyo mpamvu rero Imana igihe cyose ibishaka kongera kugira ngo yubake umubano wayo hagati yayo n'umuntu, kugira ngo abantu bazabashe kuragwa ubwami bw'ijuru. Rero ushobora kuba udasobanukirwa Bibiliya, udasobanukirwa ijambo ry'Imana, udasobanukirwa imwe mu migani iri muri Bibiliya. Rero ni igihe cyo kugira ngo ujye wakira ijambo rizima, ijambo rihishuye, ijambo ritarimo amakomanteri, ijambo rivuga Kristo, rivuga umugambi we ndetse no gusuzugura k'umugambi we, pana kuza kuvangavanga, gufungura. Oya, vuga Kristo uko ari. Niba ari umwanya wo kuvuga Kristo, niba ari umwanya w'ubuhamya, vuga ubuhamya uko buri. Imana ishimwe. Rero iyi channel muyikoreho subscribe, yumusharinga abantu bakira ijambo. Ikindi murabona ko turimo turakoresha telefoni, wenda ntabwo ndi gusabiriza cyane, ariko hari ubuterankunga bw'umuntu wazajya umora ikiganiro, tukabasha kugira ngo abantu bacu babashe kubona video itunganyije neza n'amajwi meza, nawe yaba akoze umurimo w'Imana kuko yaba arokuye abantu benshi cyane. Ubutumwa bwa Kristo bukagera ku bantu benshi
ndetse bakabasha guhishurirwa iby'ubwiru bw'Imana ndetse n'umugambi Imana igufiteho muri kino gihe. Nahoze mbibwira abantu, umugambi w'Imana ntabwo ari kugira ngo tubone amaviza, ntabwo ari kugira ngo tubone abagore beza, ntabwo ari kugira ngo tubone amazu meza, ntabwo ari kugira ngo tugire amashuri meza n'ibindi byose bijyanye n'irari ry'umubiri, ahubwo umugambi w'Imana kugira ngo uzongere ubane nayo. Rero niyo mpamvu Imana buri gihe iguhagurutsa abahanuzi bayo, pana b'abahanuzi bibyinda gusa, ahubwo ihagurutsa abantu mu gihe gikomeye kugira ngo babashe kongera gusobanurira abantu umugambi ibafiteho. Umugambi w'Imana rero ni ukugira ngo uzabane nayo mu bwami bw'ijuru. Umugambi w'Imana ni ubugingo buhoraho ndetse n'ijuru. Umugambi w'Imana si aya mazu, si abagore beza, ahubwo umugambi w'Imana ni ukugira ngo uzabashe kuronka ubugingo buhoraho. Ikitarimo ubugingo buhoraho rero ujye ugikumirira kure, icyo ngicyo kigukundisha isi, kandi abakunda isi n'ibyayo cyane ntabwo babasha kwegera ubwami bw'Imana. Simvuze ngo tuzareke gukora, simvuze ko tuzareke kugira gute, ariko cyane cyane nidukurikire Yesu kubera umugati. Ndabashuje rero, ndabashimiye rero, kandi turi kumwe, tuzakomeza kujya dusangira ijambo ry'Imana kuri ino channel y'Ikirugu TV. Ndabashimiye, mugire amahoro. Shalom shalom.